bamubonye ni cyogere yajya mu iki umwami w'abagore kwa nta bagore bahari hano umwami w'abagore cyangwa yaje kwaka umugabane umwami w'abagore muri Mongolia kaza Mongolia kasi arya za leta muri izi sinzi leta cyangwa muri Mongolia ariko naje kubireba hari urutare rwa hepfanga nimwe abari hahe Kacyiru Senti mucheza kabiri. Senti nyabarya ibyatsi. Shari, mukaribu ku meza ibyo byatunganye. Reka nkwarurire. Ubika bunga ntabwo ari mwe kwa Yohana? Oya, ntabwo ari yo kwa Yohana nayikuye kwa Rajabu Mugurusi original. Yego. Naye mubanga mu kwisuzumara. Abamenye bakanasobanukirwa neza ibanga ry'igikoni bahisemo gukoresha kawunga ya Mugurusi tugezweho na Mugurusi Royal Limited ikorera mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda. Iyi kawunga ya Mugurusi ukaba uyisanga hose mu gihugu cy'u Rwanda aho usanzwe ugurira ibyo kurya. Mu rwego rwo kwirinda abapirata banza ugenzure ko kawunga ujyanye ari Mugurusi nyayo kukirangwa nuko ku mufuka handitseho Mugurusi ikindi hari udusumba cyamba tubiri kandi hejuru kabaciyemo urudodo rumwe ku nguni y'umufuka ukasanga ibara ry'icyatsi kibisi. Kawunga ya Mugurusi ifunguro ryizewe. Ngaba yibereye Gasuku Angeli abari mu rutare hano hepfanga akabica abantu bari muri za Mongolia ngaho muri biyaga senti nyabarya ibyatsi. Rora aje kugusura none Gasuku Ni umungu wanjye ni umungu wawe abantu bavuga ni umungu wanjye niba ari waryari yaranancanze ariko abana bose abantu bazambwira ko ari abanyenzarebera ngewe ari ibyana birya base bamubonye ni cyogere yajya mu iki umwami w'abagore kwa nta bagore bahari hano umwami w'abagore cyangwa yaje kwaka umugabane umwami w'abagore muri Mongolia kaza Mongolia kasi arya za leta muri izi sinzi leta cyangwa muri Mongolia ariko naje kubireba hari urutare rwa hepfanga nimwe abari hahe Kacyiru Senti mucheza kabiri. Ewa mutwaraye. Ndio bari gufata Kasu Angeli Devre. Umugabane wawe urawujyaye Ubuse umuhungu wanjye muza umuhungu wanjye bamwitira wamuhungu mwakoraga hanga mu gitondo mu kazi yakuramo sorry yakura bigeze bwakoze iminsi ibiri no kotera kure umuntu witwa Angeli ashimangiye ko ngo Kasuku ngaba yibereye ngo mu rutare ruri ahantu za Kamonyi Kaso itawigendera nk'igikingi Ndahiro Valence Papi numwe murimo gutegura igitaramo cya Papa cyangwa imeze ute Papi ni amahoro cyane imyiteguro igeze hehe Universe iraba sold out sold out kabisa umungu ari muri rihaso kuba sold out yego harimo amatike mwe yashizemo mwayahe ayi 10 na za promotion twari tiro za 7k ayo somaze kuba sold out ndizera ko nibindi bimeze neza akakanya kanone aho ibintu bigeze hamwe ko turi ku kigero cya 85% habura umunsi umyiteguro umunsi umwe tuzuye umunsi umwe n'amasaha harabura amasaha yego ni ibintu byoroshye cyane rero dushimira abakomeje kutwereka urukundo no kudushyigikira yego harimo n'abafatanyabikorwa umuntu yakwibaza ngo abafatanyabikorwa barimo ku gitaramo cya mbere imyaka 5 mu muziki abafatanyabikorwa bameze kuriya cya mbere oya ndaliko album ya mbere twakoze igitaramo cya Karunduri ntago cyamenyekanye cyane twagenda tugikorera uwapfije twari kumwe na ba Beatway turi kumwe na ba ariko iki ngiki nicyo kimenyekanye cyane by'umwihariko n'imyaka 5 ni igisobanuro iki ngiki navuga ko ari ubukwe bwe yego niyo mpamvu nayo nabivuze nyine ko yitaramo umuntu yakwita icyambere ubukwe bwe kubera ko bihuranye no kumurika album bihuranye no kwizihiza imyaka 5 amaze muri music urumva ko ni ikintu kiremereye cyane ikindi ni igitaramo yahurijemo none abaraperi ba mbere hano mu gihugu
ubwo igitaramo nakubwira ko ebana nibona irimo gutogota akaba ari umuriro wo kotera yego na experience imeze bite ku muhungu uri hafi ye myaka 5 n'urugero rwa rumeze gute umuriro wo kotera kwe urabyumva ubu tugiye muri sound check mpamvu nanje kureba Kasuku yo mujyane mu mujyane ejo nashaka kazakaraga ririya bono nabonye kure ya mapa atuma umukira ducika umuriro wo kotera kure Babi, nabonye umuhungu witwa The Ben yashyizeho inoti ya 500 kuri papa cyangwe. Yego. Banza wumva uko ndimo ndahumura. Aka parfum nakaguze muri Tina Beauty Shop. Aho ni he? Ni mu mujyi kwa Makuza. Ubwo agushyiriyeho. Ubwo arunzeho. Oya. Ni wumva ntambutse ukumva ndimo ndaguhumura neza. Uravuye kwa Tina? Menya ngo nagiye kwa Tina. Ntabwo zihenze. Ntabwo zihenze, ni make cyane, ni bei ya wazazi. Ni bei ya wazazi. Oya, Kasu. Abaje, bacyo kimwe hano. Aravuga ngo ntibihenze. Buriya bishobora guhenda bitewe n'amikoro y'umuntu akagira ngo ni nk'ibindi byose bawumenyereye kwiririza ariko nta nimero uvuze ubwo umukire araza kunshyiraho nzandika hano hose zigere zicamo ni ukuvuga ngo kandi amaze gutanga adresse already ni kwa Makuza kwa Makuza ni hanini ni muri Tina Beauty Shop Grand Shop muri Grand Shop hasi hano hera muri room ni 14 nimero nazishyiraho rega genda gake ibivuga byose mwaza kimwe The Ben yatanze note ya 500 byakire gute yahaye papa cyangwa niyo mpamvu rero kuraga papa cyangwa ya posting amafaranga yafadinze se papa cyangwa yahise posting amafaranga ariko ahisho ko yahindutse amafaranga balance nagiriho namaze kureba neza basanga yarafite kuri balance 1014 kandi 500 yagiyeho kandi basizo 500 bapi nibyo koko ni umuriro wo kotera kure yego umuhungu yabyakiriye gute kubona Graferi we mu muziki kwa Tina bamuhaye parfum y'ubuntu none zize ko ndibikatemo ndabikatamo nadashyiraho oya ntuza kubikata oya ntago twabikora papi twikomereze umujene urumva ni Graferi we mu muziki mu myaka ibikorwa byinshi nabako murusha kubona nyine bahura bagakora akavideo nk'akara gatumira abantu cyane urabyumva buriya umuhanzi ikintu cyakagombye no kuranga abahanzi gushyigikirana aho kugira ngo barangwe n'amatike yego rura nirwo rukundo dukeneye muri music ashobora kutaboneka ngo performing cyangwa se yitwara iyo Ben arimo gutegura igitaramo cye mu tariki ya mbere z'ukwa mbere urakoresha hataba ari Dubai December urumva afite ibintu byinshi ahugiyemo ubwo rero kuvuga ati nanjye rikangikire ngire umusanzu wanjye kiraho buriya album na ministry utuba twishimije nabonye mwarajyanye aravuga ati muri muzika nta mafaranga arimo turabizi niyo mpamvu bajya kubitaramo hagakorwa ibinini ariko turimo gukora n'amabanki turasaba abanzi ko biteganyiriza kugira ngo byibura n'amabanki tugiye gukorana nayo harimo Beka harimo I&M bagiye kuzajya bafasha gusapotinga abahanzi umuziki twari twiteze cyangwa se umuzika twakoraga muri iyi myaka itambutse bigiye guhindura isura ubwo bagiye kuzamo ukuboko kwa guverinoma kugira ngo basapotinga abahanzi ariko nanone ikaba gahunda yatujyanemo bagafasha ubifashije ariko umuntu yavuga none ko wenda process yatangiye ko niba minister bakira mukaganira nabyo ni ibintu byiza umuntu yashima noneho ntago nanditse icyo kintu kibaho buri wa kabiri ko abonana n'abahanzi buri wa kabiri n'aba manager bari na gahunda yo kuba hagiye kuzabaho kuza abahanzi atunya amahugurwa agiye kuzaba papi uri manager papa cyangwa umufasha bisanzwe ko mazikiye muzagiye mukorana ariko abantu batarasobanukirwa neza ngo papi na papa cyangwa gukorana gute bari na papa cyangwa gato kubyinjiramo ni umuriro wo kotera ariko sinzi ikintu bamushaka yego ni mubanze murebe ibikorwa umuhungu ageze yego aricyo tunavuga kuvuga ngo uri manager bimaze iki manager kabije bivugwa n'ibikorwa ni umuriro wo kotera abyumva neza ubwo gahunda ni samedi ni ku munsi w'ejo muri Kigali Universe ni hano kuri Chic amasaha make cyane rwose abantu bakomeze bagura amatike ubundi ibintu bigende neza cyane ugiye kubabwira uko bayagura barabizi barayizi ubwo gahunda rero niyo harimo ariko umuntu yaba ko yashyizemo abaraperi benshi harimo abaraperi benshi kandi bashoboye harimo Riderman harimo Bulldog harimo P-Fla Bulldog nawe urimo harimo P-Fla Riderman Big Frey
ndetse na Racine. Yego na Racine arimo na Yamano buri azaza Kucyumva katazaza. nuko no muri press conference ataje Umunsi ntago ndabona communique kuvuga ngo Sinzabone. cyangwa ntazaza. As long as igitaramo gihari kandi tukaba turimo konfirmira ko gihari. Byamaze Patrick ntago ngiye kuvugira umuntu. Muzabona noneho n'ibindi bishya by'abapeti nabo bafite impano bari kuzamuka. Yego nabonye arimo abo mwahaye amahirwe witwa 911 nabonye Benevio arimo ntago indirimbo ye wayikinye utazi uri gukina. urumva rega twe ubwo rero nawe uri mu bapatro bamuzamuye oya none se yego urumva ko wamugani ni ibintu byiza cyane ko repo cyangwa ngo mu myaka 5 avuga ati nanjye reka ngire abo mu amahirwe mbahe stage ni ibintu byiza cyane mwabitekereje mute byo uriya umunyempano wese agize amahirwe yo kubona umusunika yageze imbere yibuka icyo wamukoreye. Aba bapetero baba bafite impano ariko ntibabashe kubona aho babasha kumurika impano zabo. Niyo mpamvu uzasanga hari abapeti benshi bakora indirimbo mani akaziyumvira kuri memory card ya muri telefone kuko aba radio presenters aba TV presenters bashaka kubamenyekanisha nabo ugasanga ntago baramenya gukoresha umusaruro wo gukoresha zino mbuga zicuruza imiziki yawe. Usanga ufite icyo akora kikomeye cyane yarayishyize kuri YouTube. Yego urabyumva. Noneho hari n'igihe umupeti aho uyu munsi muzika ugeze azana indirimbo ugasanga iri hasi cyane ariko nk'uyu mupeti 199 911 niwe mupeti arimo gutanga icyizere nawe uzaba urimo ugaragara kuri iyo stage. Gutanga icyizere kuko urebye n'indirimbo ze ku rukuta rwe wumva ko ari indirimbo zumvikana ariko nawe ngira ngo murakorana zigasiga message ariko ibintu abantu bakoranira bavi ubigenza gute ukoresha irebanga ryo kugira ngo abantu benshi bakwisanzureho wisange burimo bafasha kandi nandi kigusa. Ntago ngewe mu buzima ndi umuntu w'abantu kandi abantu nibo bangizeho ndi. Yego ubwo rero nimba umupeta nyizereyemo akavuga ati haraho yangeza kandi umugani nk'ubu yarambwiye ati dore indirimbo yanjye numva songo ni sawa cyane ubwo naravuga ati iyi ndirimbo yifata ibikoresho icyo ushaka buriya nawe n'itafari washyizeho urabyumva iyo ikintu ukumva ni za zindi ziri aho ngaho nawe kuyisubizamo ntabwo ari gusubiraho ahubwo ntabwo mumenyane mukorane impano ubashe kugenda uyishyira. Wowe nambwiye ko Samuel azaza kuri radio nambwiye Samuel azaza kuri radio ariko itari yejo ejo afite show iyi next week azaza nimufasha abana ubundi habura gisayidira gusa ubundi abana baje babakubita umuziki kugira ngo n'umunsi wo kubita. Yego EP yawe igeze papi? EP yanjye igeze kure pe n'ubu ngubu nakagombye kuba nyibaha mu kayisogongera muri zimera z'umwaka ariko kubera ko byakubitanye n'igitaramo cy'umuhungu ntago nari kuvuga ngo reka nkore ibi nkore n'ibi ngibi ya imirimo ibiri yananiye. No umuriro kotera kure ari igihe wakwipasa muremure ugashiduka ya parufuta yariyeho. Oya mukirekaze nagiye kundambikiraho yitwa Tina Beauty ibintu by'ubwiza byose ngo ni mu mujyi hano kwa Makuza muri floor ya mbere umuryango wa 12 ubwo zako ga Frozen bivuze nongeraho ngo hasi rero nabonye umuntu akoresha abantu ngo turi kumwe umva ngo turi kumwe n'abatwini ngo babiri ibyo ntago bibaho abatwini babiri twini wamaze kubivuga urumva ubwo rero nuko gahunda imeze ubwo gahunda ni muri papa cyangwa experience y'imyaka 5 amaze mu muziki ara muri Kigali University abantu bagura amatike saa 12 mwanzo mbere twagize kuri stage cyane nagajyanye yo kwica amasaha usanga show itangiye saa 8 z'ijoro. No ntabwo ibyo bintu binaheruka ibyo bintu nibyo muri 2012 2011 aho tugeze uyu munsi wa none urafera abantu ejo bazagufera bikubye bikomeye cyane. Papi Sansa ntabwo ari igitaramo gitunguranye ni igitaramo twateguye. Papi Sansa sana Patrick Mesute byaragiye hamwe n'umusaza ugira ko umusaza ngumukaza umwana gafundi kubona tuvindimwe no umuriro kotera kora Zayirwa witwa niri njye nitwa Zayirwa Musafiri. None Kasuku amubona gute umuhuye bwubonye bimeze bite? Ebana isura ye ntihinduka n'ubundi itoto ni itoto wajyana ingurube nyinshi ariko uramubona areba igikana ahagaze ariko